Bakunzi ba filime nyarwanda noneho amagambo ashize ivuga ya filime twari dutegereje turi benshi yasohotse Rurashonga. Nyuma yuko Dina wuze urubyaro umugabo we Eric ararambiwe. Shakira undi mugore urashaka wiki naguhunze nza kwiryamana no uje kunkangura usumwe mu buto reba izisa samura z'ijoro ubona rike wanzwe kwitwa mu bandi babyeyi mu mama koko ubwo uri murandi babazi ubwo wanze kwitwa mama runaka twumvikana subirishwa hirya iyo ndakwinginze winerana muri ibi bibazo turi. Dina kubyara biranze, Eric ariwe mugabo we afashe umwanzuro wo kwinjira muri umuna we witwa Isimbi kugira ngo amushake urubyaro. Aranye imyaka myinshi nta kana tugira bise urabibona. Yego ndabibona. Usiko buriya ariko buriya na bya bintu uzi kugirwa y'abakuru ntaheruka rwose. Ubusanzwe Isimbi na Dina ntabwo bumvikana bitewe n'ibibazo byo mu muryango. Umfata nka wa mwana w'ikibyarira cyo hanze kuko wowe inshingano ababyeyi badusigiye. Ese Isimbi arabyemera kubyarana na Eric? Dina nabimenya bizagenda gute? Kurikirana iyi filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Umurimo TV Rwanda. Reka mbisubiremo Umurimo TV Rwanda. Nyarukira y'ubu wa mbere mu kwireba kuko kakanya tuvugana episode ya mbere yahageze. Wajye kuraguza cyangwa mbyare kundi mukobwa ukabya. Aho kavuze tubaye mu mugabo utekereje neza